ikibazo cy'ubushakashatsi bijyanye n'amatungo ababuraga ukuntu bakora research bazajya barumana kugereza hanyuma kose ishobora zadusaba umushinga wacu uhagaze miliyoni 20 hakaba harimo 70% by'inguzanyo hakabamo 20% y'abaterankunga yacu bwite n'10% y'abaterankunga. Hanyuma ukuntu umushinga uzunguka rero no kuzinjiza ku kwezi kwa mbere twasanze umushinga uzinjiza miliyoni 25,200 tukaba ndetse tunabifite ku buryo buri detaye muri make twabasomaga muri make murakoze ibyo Green Rabbit yari yabateguriye mu mpine nibi ngibi mushaka mu buryo burambuye nanone twaza kuza kubibasobanura. Turashimye Green Rabbit ariko reka tugire ibibazo bike tubaza. Bimwe mu bibazo Green Rabbit ije gukemura ni ibibazo zikupe jaride bitwara imyaka ingahe kugira ngo zikupe jaride inkwavu turazitera tuzana izindi murimo murabona amatungo twa nicyo twatuzaniye hanyuma uburambe zigenda zigira ni nk'abandi bakozi bose buri gihe kimaze kugira uburambe bishobora gukupa nk'aho ni ukuvuga ngo kano ka boxing encroachment kano inkwavu ebyiri zigakata ku munsi. Hanyuma ubwo iyo dufite jaride nini nk'iyi ngiyi hari izindi encroachment nk'izi ngizi dukoresha zino mirongo tubanza kuzitira kugira ngo zimenye umupaka ziragarukiraho hanyuma tugashyiramo umubare w'inkwavu dukubye na are cyangwa se n'ubuso dufite bw'ubutaka. murakoze cyane. Ntabwo twangitangiye iyi ni research umushinga ni group implementing iyi ni sample ni research no twakoreye buno bushakashatsi kugira ngo tuvumbure no mushinga kuko uri practical cyane kurusha uko waba theoretical. Niyo mpamvu mubona ntabwo umushinga watangiye aha niho turi gukorera ama research ariko twaboneka biri kuba perform ntabwo turatangiye. Turareba yuko ukugukupa ibyatsi ari nk'ibyo kurya ziri ariko ibyo zisohora bingana bite mu bikorekitinga mute nk'ubu nkangaho tureba ni ukuvuga ngo nk'uko twara ikibazo cy'akazi yaje gukemura wa mukozi uyikoresha kubera ino fumbire cyangwa se uno mwanda nakase cyangwa se utundi tuntu zasigaje zitariye rurashoboka ko rwagakata rukakacira muri kubona ko ziri kugenda zikata hanyuma uyu mwanda dufite utwe twabugenewe wa mukozi wacu araza akayikusanya tukayigurisha ku biro ku bantu bafite amafi. Iyo tutakusanyije gutyo tukayivanga n'ibyatsi bibora tukayibyaza amafumbire nibyo twifashisha duha abaturage bakeneye ifumbire babuze ifumbire ndetse n'abakene kugira ngo babashe kwikura mu mirire mibi. ikigaragara muri koperative kuri koperative ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu n'imiryango yanyu utegura umushinga ubuzi umubare wanyu beneficiaries bari direct abangahe ni ukuvuga ngo ubu ngubu abanyamuryango 80 bose nta n'umwe uri gutaka akazi n'ibindi mu gihe uyu gahunda yuko uzakora mu turere twose twa 30. Niyo mpamvu twatangije inkwavu 3,000 dushaka kuzazidisikiwa mu turere twose tukagira na headquarter hano i Kigali hanyuma byarangira no ku mirenge tukamanuka kugira ngo n'abakene batishoboye bajye baza badusange tubone uko tuzibahera ubuntu aho niho tuzasanga inzego z'ibanze. Murakoze niki mumba mwifuza murashoboye kukibonera mwatangira nk'ejo niki mumba gikenewe ku buryo mwatangira nk'ejo? Ikintu gikenewe ni nk'iyi nguzanyo twasabye banki kuko turakeka ko izadutindira nk'abadonors n'ubundi cyangwa se abaterankunga bacu turateganya ko inkunga bazayitwemera ariko igatinda kutugeraho. Ibyo bintu biramutse bibonetse n'ejo twatangira n'uyu munsi edayeri urabona ko iz'ingenzi zirahari izo gutraininga zirahari abatrainers barahari abantu bose barahari. Murakoze nawe training turayikeneye kuko ayizi n'ubusanzwe ayizi training abantu twebwe ubwacu kugira ngo dukore ibi kuko dukeneye n'ubundi bushakashatsi hari n'ibindi tuzashyira hanze dufite n'andi maproje dushobora kuzashyira hanze kugira ngo abanyarwanda bose ubumenyi twahawe na ayizi bushe kubwongera ubugirire abanyarwanda akamaro isi muri rusange ndetse u Rwanda rumenyekane nk'aho turi abahanga mu gihugu. Tuzi neza ko abaturage bagerageje korora inkwavu akenshi bagiye bahura n'ibibazo by'uburwayi n'iki kugira ngo bashobore korora bibyara umusaruro. Mwe mwiteguye mute kuzahangana n'indwara iyo ari yo yose ishobora kuba yababuza? Murakoze kutubaza ikibazo cyiza, ikibazo ni cyiza cyane.
ziranashimira ubushakashatsi dushatse twabaronshingira n'umuti twavumbuye urwanya indwara hafi ya zose z'inkwavu. Ni umuti utagoye twavumbuye nyine muri buno bushakashatsi mu rwego rwo gukemura icyo kibazo. Ufata amajyani, niba ari diyare cyangwa gukonjera kwa kundi ubyuka rwakonjeraye, ufata amajyani ukavanga n'utuzi tw'akazuyaze ugatera sese 5 mu gitondo, saa 6 nimugoroba. Ndetse niyo urukwavu rwanze gukora nka gutya rufite morali nkeya, urabanza ukarukubita sese 5 z'utwo tujyani. Murabizi ko amajyani rusange n'umuntu baroze iyo bayamuhaye ibyo biruka ntiyongere kwifuza ndumva okay twarebye n'ahandi naho boroye inkwavu aba ari inkwavu zibaze. Yewe innovation numva muri uyu mushinga cyane cyane ni ukuntu uzajya zikupa jaride. Iyo zirimo gukupa zirakupa ariko nanone zikanduza. Iyo cleanliness niba mbahamagaye muri jaride nkunda kuyicaramo, ndashaka ko muyikupa nkaza nkayicara, iyo suku muzajya muyikora mute kugira ngo aho mwavuye byari hari. Murakoze kutubaza ikibazo cyiza cyane. Kuri twakubwiye ko uno mwanda kuri twebwe ni produit, ni ibiryo by'amafi, niwo twifasha tukavanga n'ibyatsi n'ubundi na bya byatsi bizasigaje tugakora ifumbire duha abaturage cyangwa se abandi bantu bayikeneye. Mu by'ukuri rero dufite umukozi, bano bakozi tuzangaza harimo abashinzwe icyo kintu bagenda nazo handi ni handi bakora aha bimaze gukata akabikusanya. Iyo produit nayo turayikeneye, iba mu musaruro w'umunsi. Murakoze reka Undi wanyuma